umunyabyaha wagakiza umunyabyaha wagakiza igitangaza haleluya haleluya waje bakomera cyane bakomera ni munda manza wantu ndetse nakurengera abakunye mwaje sose ko kumubonye cyangwa aje gusenga aje kubwirizwa aje kubwirizwa mwaje kumva ijambo ry'Imana nkuko mukubibona nyine mugiye vuga ko umuntu mwakere abyirizwa bya fasha yego musenga haleluya amen haleluya ijambo ry'Imana riravuga riti usyo umuntu uzibiha itatu umuntu uzakora icyaha umva Imana iramutegereje haleluya ariko amen haleluya amen Imana yaravuze iti niko abisi barambiwe reka mboherereze umufasha nuko yohereza nyina wa Yesu abyara Yesu nyina bagira arangije kugira cyaye abaturage nyine abantu Yesu yaraje gukiza bamubonye ati rano umwana w'Imana ati ntago ariwe rwose atumva tugiye kumwica haleluya amen haleluya amen haleluya amen nuko amaze kugera mu isi nuko babana rero baragenda baramupangira umupango ati rano umwana w'Imana haleluya amen bamugezeho nuko batangira kumufata aruharisa mwarabibonye nuko Imana wana w'Imana baramwica haleluya ariko haleluya amen bafashwa Imana igiye kusubiza igiye kuvuga Imana y'abanyabyaha nuko Imana ariko haleluya ariko w'Imana umwana wanjye ntimumwice niyo mwamwica ntacyo yaba kuko n'uwanjye haleluya haleluya Oh my God. haleluya my God. Yego buretse kumukosta haranditswe ngo uzibiga izabyara gatanu haleluya amen uzibiga umva haleluya izabyara injirika awa mata nuko kamara kuwa mata ariko komeza uzaba tumukorana akakubanguriza uzabyara ikimasa urikumva havuga ngo Imana ishaka abantu biga haleluya we haleluya handitswe ngo abakristo bose n'abacaka abandi bisambo yego mukizwe hakristo bishaka n'abacaka haleluya kandi ngo nimabona zakwita inkoni ngahe itatu ku kibuno inkoni ngahe ku kibuno itatu jambo ry'Imana ryari icyo ryari ariko gitabari kira nanga Imana iravuga mwari mubizi Imana iravuga we uzikifashe iravuga uzi kuniga Imana iravuga ibirema biri kugenda nari kubona barema amakuru ndi kubona gatandukanye ariko Imana ni nziza Imana we ni nziza habaye iki telefone ndi kugura ngo yigurishe nyina z'amafaranga kugurisha angahe 30 urebye ni yico we yaje
ngire tikuza ngahe siwahitana nukazaya arakasururu norujana yorusha nkama mwana bicho birabe nacho segisa yonye nawe nafata ariko cyose ko ni telefone yo kugura sengi ishaka manga ashaka manga ngutama bitana amachani igihumbi utayafishe nigende telefone ukosaho ngombeje kaye go gayas osi mechi wa mu oya ariko oya zaza ni ringo bato si ekojani mwe ana turi gukodesha mana weme oya ariko inkwagira bamwe nk'abakaba mwagira ikene nari kino bana amafaranga urayareba ukaraba iyi moto na ye wa miri goti sinari fata sinari ku nasa wayi yaje ujane sibize ndajana ndi nafashijwe mwana nafashijwe nafashijwe wewe umuga ari banyuzuye eguka utarakarira imana yaravuze iti mutaje murarakara niba umuntu afashijwe mutaje murayirakarira nkuko mubizi turangije gusoma ijambo ry'Imana haleluya ushaka kwihana niyihane imana igiye kumugira ahangaha ushaka kwihana niyihane mudasubizaho ibyaha byanyu mudasubizaho ibyaha byanyu ushaka kwihana cyo niyihane niyihane oya reba nk'igice cyo muri kizunguro y'abandi utari kwihana ihane murakoze cyane kuba mwakira ijambo ry'Imana mugakizwa haleluya amen nkuko tumaze kumva ibyaha by'uyu nawe kwihana cyo muri wafasha akana k'abana Imana baragoza twase birakubabarira birakubabariye yego haleluya amen tumaze kumva ko mwihanye Imana nayo yabababariye haleluya tujya kwakira umushumba w'iri torero yahaguruka akamugira icyo avuga akagira icyo avuga haleluya amen haleluya amen hari icyo wambwiye Mana hari icyo wambwiye Mana hari icyo wambwiye Mana tuzatura bitanu tuzatura telefone haleluya ukamaze kubivuga ati ngihanye tugenda mwanya gutora amaturo duture dushimira Imana yaduhaye Imana yabakize ibyaha mwavuze byose imifuka 500 z'ibyaha byose Imana ibikize haleluya amen haleluya amen haleluya amen umuntu asifuze ikibazo cyo gutura cyo kw'Imana cyose ageze Imana igihe ishimwe kuko Imana yaduhaye byadukoreye cyangwa ituro kugira ngo Imana idukize twakoze twiture muture dushimira Imana yadukoreye kuko nagize cyane nk'abantu murabizi bakizibya haleluya amen haleluya amen haleluya wazanya gacane wazanya magana byo kumuraho ibyaha duture Mana bifize akenga kakize ingurube inzoka yego haleluya amen yego haleluya amen ari hamaceze bambaye ibirenge akanashaka kureba mu video yego haleluya 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 Imana iguhaye inka Imana iguhaye ingurube haleluya amen haleluya Imana iguhaye umugore weho iguhaye umugore mwiza ibije mu rusengero namwe murabizi turetse kugaca kunywa turabijyanye turabigira ute turabicunguza rero hano mwatiye byinshi ariko dushunguza telefone igiciro tujya kuzamurikaho ninde ushaka kuyigura telefone dore ngiye ni nziza cyane urayishura 23 n'igice 23 Imana iguha umuti atatu ndagomba kanande haleluya Imana iguha umugisha amen amen ndagomba kanari
Haleluya. Imana kuhumugisha. Ndashiraho ipipi. Ndakwamagara cyo. Genda kwigibu. Haleluya. 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 Amen. Holy Trinity ya telefone. Haleluya. Amen. Haleluya. Amashimwe. Haleluya. Agira telefone. Maturayizana. Naganje. Nagaho sino harufashe telefone. Twarukoranye. Ariko sha nindo muzijambo cy'Imana cyane ukubite ndasaraye. Kubera iki? Nagaje. Nagaje murbuye. Numva nawe nhereze. Reka sha. Nagaje. Naumva nagaje. Ariko sha. Nagaje. Ushaka ko umva nhereze. Nagaje. Ndeko harazi cyari. Fred, tukagara tutakushaka. Fred. Yana sha. Fred, ko wajure. Fred. Yana kiora. Fred. Haleluya. Fred. Ariko guta telefone ataza kuruka. Uri gurisha. Yama mumihare byibu. Sinanyibu. Wote siku amafaranga yanjye ari ituro. Ituro. Ituro.